Yesu ni mwiza, Yesu ni muzima, Yesu araryose. Agira icyo agukorera uyu mugoroba, ahindura amateka y'ubuzima bwawe, aguha imbaraga zo gukomera, aguha icyerekezo cy'ubuzima, kandi aguha imbaraga z'ubutsinzi. Abarokore mukunda Imana tuvuye haleluya. Abazajya mu ijuru muyimehere icyubahiro. Imana ikwiteho, iguhaza amahoro yo mu mutima, igutsindira intambara zoroshye n'izikomeye, ibe mu ruhande rwawe, ivugane nawe iri joro, ivugane nawe iyi saha. Abizeye haleluya, haleluya. Urabizi umuntu arwana n'ibintu byinshi kuzitsinda uyu munsi. Hari umuntu wizeye avuye haleluya, uzamuye ibiganza avuga ngo Mwami Yesu, nageze mu nzu yawe, nyeneye imbabazi zawe, nyeneye ihumure ryawe. Iyi si niriwemo sinabaye ukiranuka, ariko kuko unyitaho, gira icyo ukora iri joro, bimenyekane ko uri Imana. Nyeza mu maraso wavire ku musaraba, Yesu nyeza, kugira ngo imbabazi zawe ziganze. Zamuye ibi biganza, ngukeneye kuri uyu mubiri wanjye, ngukeneye mu rugo rwanjye, imibereho yanjye uyihinduza imbaraga zawe. Imbaraga nifuza uburengezi, uhoraho, uhoraho, kugira ngo umugambi wawe usohore. Ndagushimiye mu izina rya Yesu, amen. Icara mu kuboko kw'Imana. Turacyashimira abo tumajije kugera ku munsi wa 10 turi gupima bigakunda, tuvuge amena. Matayo 21:1 tugeze gatatu. Bibutse ko irari tore Patmos, twakire abakozi b'Imana batandukanye. Turacyari kumwe na mwene data Pastor Chimiye, itorero Kimisagara, ugeze kuri Eglise Catholique. Zasanga imbaraga z'Imana. Nagira ngo rero muhe mikrofone abakozi b'Imana babasuhuze. Hari madamu wanjye yabasuhuza, yababwiriza. Yesu ashimwe. Nitwa Mwihoreze Christine. Mfite abana benshi, Yesu yampaye, murakoze. Niba unkunda hera hari none umukozi w'Imana abasuhuza. Nitwa Shimimana Simewo, ndi umugabo, murakoze. Itorero n'iribagera, Yesu aduhana umugisha. W'itorero iribaryera, nababwiye ngo murarize. Haleluya. Okay, Gadi. Wanasifiwe. Amen. Nitwa Evangelist Gadi Kanyemera Rutaganda, n'umugabo ndubatse, Imana ibamugisha, ndi umukristo w'itorero. Good. Abo abandi mwese ndabakire mu izina rya Yesu. N'indogobe bageze bugufi bw'i Yerusalemu, baja i Betifage ku musozi wa Elayon. Maze Yesu atuma abigishwa be babiri, arababwira ati, muje mu kirorero kiri imbere, uwo mwanya muri bubone indogobe izirikanye n'iyayo, muziziture muzinzanire. Ariko nihagira umuntu ubabaza ijambo, umubwire muti, databuja niwe uzishaka, maze arahera ko azibaye. Iri jambo rigira imbaraga ku mutima w'umuntu wese uraha mu izina rya Yesu. Amen.
amen amen. Amagambo dusomye murayumvise. Ni Yesu wari ugiye ahitwa i Betifage, bajya ku musozi witwa Elayono. Bahageze bagirana ikiganiro n'abigishwa, cyari kijyanye n'umwuka wera, cyari kijyanye no gusenga. Darababwiye ngo ibintu byananiranye uzasenge bizakunda, nibitanakunda Imana izaba yaguhaye imbaraga yo kugira ngo bineshe, kugira ngo utagira ingaruka. Ni ukuvuga ngo amasengesho ni kavumbura ntambara. Urumva, niba wateguye gusenga 40 witegura urugamba, icyiza nuko imbaraga uzakuramo zizakunesheresha urwo rugamba. Ngayibaze kubaho noneho udasenga kandi ugahura n'urugamba, uzatsindishirwa nande? Ntawe. Wibutse ko hari urugamba rutashoborwa n'amafaranga, rutashoborwa n'icyene wabo, rutashoborwa n'ibitekerezo byawe, ahubwo urugamba rwose rukenerwa abanyamwuka rutsindirwa mu masengesho. Niyo mpamvu abantu badasenga, ubuzima budasenga buba bupfuye. Ariko ubuzima busenga bunesha ibyaha, bufungurirwa cyangwa se bwinjira mu mugabane w'ibyiza. We waje gusenga ufite n'inyungu, kuko hari n'ingororano z'abantu basenga. Buriya amaturo 1/10, imirimo yose dukora mu nzu y'Imana tuzayihemberwa, ariko no gusenga nabyo tuzabihemberwa. Mbibutse ko gusenga nayo ari impano. Mwari mubizi? Ubu nshaka kugufasha ngwino usenge, ugahita ufata mikrofone. Mwubahe Imana dusenge. Tugategereza isengesho tukaribura, ko si impano yawe, ariko wakoroye ukajya mu mutima ugiye kuvamo. So gusenga ukamenya ibyo usenga nazo ni imbaraga. Abantu benshi iyo bubaka amasengesho mu misengere yabo, rimwe na rimwe bayacurika bajyanye n'amarangamutima. Ushobora guhamagara umukobwa yatangiye gusenga va, Mana urakoze ko hari icyo ukoze ku bakobwa ukabakiza ubuseribateri. Nibyo yahise ataka, kuko nibyo bimurimo. Amarangamutima y'ikikurimo niyo atuma usohora ijwi ringana n'icyo ushaka kugeraho. Rero nitega amatwi abantu benshi basenga, uzabafatira ku marangamutima yabo. Ayanjye murabizi ni faya, mpaguruka ntwika nkarangiza ntwika. Niyo wawandumye ku gutwi ntago wakumva mvuga ngo Mana abarumana bazashya, ntagiye mfite, kuko mfite umwanya wo kurwana na Satani. So rero witonde uko usenga, isengesho ryawe ntirikwiwe kumvwa n'uwo ari we wese, naho yaryumva ntakwiye gusobanukirwa icyo ushaka kugeraho, kuko uri umuheburayo. Uhura n'ibibazo n'ibigeragezo, ibihombo, inyatsi, fiyanse bagiye, bareke bagende, kuko Imana iri kugushyiraho ikimenyetso kugira ngo ubwo izaza kuguhemba itazasanga hari ibyivanze mu byo yakohereje. Vuga haleluya cyane, amen. Izahabu Herode yari yohereje kwa Yesu ngo nawe bamuramye, cyari ikimenyetso simusiga cyagombaga kuranga ko Yesu yavutse, bakamurangiza. Wabyumvise? Yohereje izahabu kugira ngo baze kumuramya, bamuhe n'amakuru. Ariko aravuga ati abantu n'abantu kambaye ikimenyetso nzasanga we mwirangiriza. Imana kuko ari Imana ngo ibwira babami banyabwenge bisubirirayo ntibasubira kwa Herode. Sasa itatangira no gusaka ngo arebe ko hari aho zahabu yayibona. Kumbi Yesu avuka, izahabu n'ishome n'ishangi bari bamuzaniye n'iby'ibwami byari birimo, Mariya na Yosefu barabitsimbye, barabihishe. Baravuga ati ibi bizaturengera mu minsi y'ibigeragezo. Hari ibintu byawe bihishe bizakurengera mu minsi yawe iri imbere. Hari ibintu byawe bihishe ahantu, ibi nta muntu ubizi, ni wowe n'Imana yonyine. Ndavuga amasezerano yawe azakurengera, ndavuga icyo Imana yashyize muri wowe, iki kigiye kukurengera kuko kigiye guhishurwa. Haleluya! Ihinduke, imitekerereze ihinduke, imyambarire ihinduke, imirire ihinduke, ingendo ihinduke, buri kimwe cyose kibwiriza gihinduka. Bibiliya tubwira ngo
yashakaga kubereka ko ubutware bwe bugera ahantu hose mu gihe cyose, kandi uwatumye ntago misiyo imunanira. uyu mugoroba ndi umuhanuzi w'Uwiteka, Imana nyiribihe yabantumyeho ngo ibyanyu byari byaraziritswe nibirekurwe, ubutunzi bwawe buziturwe, akazi kawe kaziturwe, abana bawe bazwe. Ntago numva haleluya cyane, haleluya. Hari ibintu bigomba kuziturwa uyu mugoroba, hari ibintu bigomba kuziturwa uyu mugoroba. Hari ibintu byawe uzi ko Satani yaziritse, urabizi. Hari ibyo yaziritse yaba yarakumenyereye, hari ibintu yaba yaraziritse ku buzima bwawe. Wumvira umwigisha gusa, tugiye kuzitura. Umwigisha arababwira ngo mugende murabona indogobe izane n'ibyara. Tugiye kuzitura inzu zacu zizane na ekipoma zazo, turazitura amamodoka yacu azane n'ibyaryo byose. Buri kintu cyose Imana yakomereye kiraza, ariko pre niba ari mariage n'abana barahari, niba ari abana minervari irahari, niba minervari ihari diporome irahari, niba diporome ihari abuzukuru barahari, niba abuzukuru bahari abuzukuruza barahari, niba Imana ihari n'ibyayo birahari, niba Yesu ahari na Mwuka Wera arahari. Hari ibintu bigomba kuziturwa uyu mugoroba. Uyu mugoroba birazituka, uyu mugoroba birazituka, uyu mugoroba birazituka, 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 birazituka. Tangira uziture, ndazitura ibyanjye, ndazitura. Tangira uziture, zitura, 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 zitura ubwenge bw'aba, zitura ubwenge bw'aba, zitura ubuzima bw'aba, zitura imitekerereze, zitura, 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 zitura. Barekure imibereho yawe, barekure imikorere yawe, barekure mu izina rya Yesu. Ndayibona mu cyahoze cyitwa Ruhengeri. Wavukiye Ruhengeri? Icyitwa Ruhengeri Gakenke. Yego. Izi mbaraga zose zigenda ku buzima bwawe niho zishamikiye mu majyaruguru, mu majyaruguru, mu majyepfo, mu majyaruguru. Twagiye mu majyaruguru burase hariya, tugiye kuzitura uriya mwana umunzanira hano imbere. Murahari? Hano harimo abanyedini. Zamura amaboko yawe, Imana yaguhaye kugira tuziture. Mubanze mumwambike ya myenda y'abantu bagiye. Tugiye kuzamuka nyabo. Mami uraye uricaye, warwaye? Okay, nawe ndaje nguziture. Twamanutse sasa Nyabugogo, turazamutse Giti Kinyoni, Sorongi bu, twagiye tugeze Nyiramarama, turazamutse Gakenke ni hehe, twagiye rimwe kabiri gatatu, faya rekura uyu mwana yewe karimo rekura uyu mwana wamuzirikiye mu Gakenke. Turazitura ubuzima bwe, turazitura ubuzima bwe, turazitura ubuzima bwe. Mwigisha ategetse, urahari wowe wazituye? Twazamuye, turabohora uyu mwana mu izina rya Yesu, turamuzitura mu izina rya Yesu. Sasa ushobora kuba utarabyara cyangwa warabyaye waruzukuruje. Twagiye noneho mu bwenge bw'abana bacu, tuve kuri uyu nguyu uraha, uyu tayari operasiyo iri gukorwa. Reba wa madunyuri wawe, reba Mugisha wawe, reba Kibwa, reba popo, byandi byose nibwo mwita, ariko urebe ku mwana wawe. Turazitura ubwenge bw'abana bacu mu izina rya Yesu. Naho waba utarabyaye, nushaka kureba bari mu nda, biraterwa n'abo uzabyara,
ariko iyo mugoroba barazitura abadayimoni bari barafashe ubwenge bw'abana. Tubatse ubwenge bw'abana, tubatse ubuzima bw'abana, tubatse imitima y'abana, tubatse ibitekerezo byabo. Amahembe arekure, yabigize irekure, ibitongerano birekure, ibitega birekure, imyuka mibise. Umuriro, 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 umuriro. Rekura, rekura, rekura izina rya Yesu. Rekura, fire, fire, fire. Rekura, rekura aho uwamutabye, aho uwamuzirije, aho uwamutongereye, aho azirije. Turamukore, abana bawe. Rekura umuryango, rekura umugore, rekura umugabo, rekura abakuze, rekura abato. Haleluya cyane cyane, haleluya. Ibiganza hejuru, haleluya cyane, haleluya. Elohim Adonai Shama Shama Elohim Imana. Dayimoni rekura mu izina rya Yesu, rekura mu izina rya Yesu, rekura mu izina rya Yesu, rekura mu izina rya Yesu. Ubwenge bwe buragarutse, ubuzima bwe buragarutse, amaso yarareba, amatwi yarumva, umutima urareba muzima, amaguru yaragenda, imbaraga ze zaramuzinze zose zikuwe n'amaraso ya Yesu. Mumurekure, mumufashe ajye kwicara, mumufashe ajye kwicara. Alright, uyu mugabo wambaye tiriningi wifashe kuriya, tayari abadayimoni basinye kontara yo kukwica. Gahunda Satani afite ntugomba kurenza uyu mwaka. Cyokora ndabona umugore wawe yinjiye mu masengesho y'uruhuririkane, amasengesho y'urudaca. Aba basimu barwanya ubuzima bwawe ndetse nabo muturanye bashobora kubaza inkuru. Si ubwa mbere waba utabarijwe wapfuye. Juste ninde? Juste tayari isanduku ndayibona n'umusaraba biriho juste. Zamura ibiganza byawe tuzahagarika imigambi y'urupfu. Duhagaritse urupfu mu izina rya Yesu. Duhagaritse urupfu mu izina rya Yesu. Twirukanye urupfu mu izina rya Yesu. Twirukanye amahembe mu izina rya Yesu. Twirukanye ibitega mu izina rya Yesu. Twirukanye imyuka mibi mu izina rya Yesu. Uri w'inzobe ashobora kuba ari no muri riteraniro. Ndabona agize agahinda kenshi. Aravuga ngo n'ubundi Satani yatwishe duhagaze, nari nzi ko utazageza n'uyu munsi, ariko Mana singishaka urupfu, sinshaka ubupfakazi. Mudamu wari hano mu rusengero? Mbizi. Ntabwo mbizi. Mvu mukaba Imana ambwira kara. Ari Elohim Adonai Shama 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 Elohim Elohim Adonai Shama 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 Shama. Mfite abana bangahe? Batatu. Satani yigeze kumwica inshuro zingahe? Zamura ibiganza byawe wewe baranira gufata nk'umusore. Urwo rupfu wagize ngo arumupfumu wabikuraho. Nuko utavuje mu bapfumu se? Nuko abanyarwanda bataje se? Nuko abatera inzuzi bataje se? Ubu ni Imana ubwayo igiye kwikorera. Komeza amasengesho uri gusenga afite imbaraga, kuko abadayimoni bari kumva ikibatsi bagahunga. Gusa ibi bintu by'iwanyu biteye ubwoba. Ndumva ibikubita ku mabati mukabyumva mwe ubwanyu. Bijya bibaho? Yego. Ni imyuka y'amahembe bagendaho, kandi uyu munsi biramenyekana ko ari Imana ikora. Uyu munsi bimenyekane ko bazituwe, baraziturwa. Karande turaziturukanye, ndabazitura muri karande zabaziritse, ndabazitura abadayimoni babaziritse mu izina rya Yesu. Amen.
bapfuye kangahe inshuro zingahe? Ndabona hari inshuro batabaje neza byarangiye banategura no kumushyira. ni igihe kinini cyane. Abaza yapfuye. Hari igihe wabonaga ko byarangiye nk'umwaka wose. Nta rupfu ruzashobora ubuzima bwawe umuntu uri aha ngaha. Ndategetse n'umuhanuzi w'Uwiteka ngo ubutware bw'urupfu butsindwe, imbaraga z'urupfu zitsindwe, imigambi ya Satani itsindwe, imbaraga z'abakonikoni zitsindwe, imbaraga zakurwanyaga zitsindwe mu izina rya Yesu. Hari imigozi icagaguritse ku maboko yawe, imigozi y'inyatsi irahiye, imigozi y'inyatsi irahiye, irahiye. Ndabona inyatsi igenda iva ku bantu, ndabona abantu b'Imana bakira ubwiza, umunezero wagaje, akira amahoro yo mu mutima, akira gutabarwa n'Imana, akira kurengerwa n'Uwiteka, akira ihumure riva ku Mwami. Haleluya. Uzamura ibiganza nuvuga ngo nciye bugufi, ahubwo icyubahiro ni icyawe. Vuga Mwami ndumva. Nicyo biba bishatse kuvuga. Ntago ari modeli cyangwa kukunaniza. Wanyumvishe? Imana ikuzaniye umuntu ugufasha mu rugamba urimo, ariko ahantu wari uri ndabona uhava. Aho ugiye kujya uzahava inshuro ya kabiri, ya gatatu uzubaka inzu yawe. Kandi hari ibintu ndi kubona uri gusinyira ibintu bimeze nk'amakontra. Aha ngaha hari udufaranga tuzasagukaho. Ubwo ni Imana igiye kwicira inzira. Amen. Elohim Adonai Shama akenda gasa. Buriya ni pink ni gute? Umukara utwo n'umweru se buriya ni iki? Beige ni umweru wijimye bawita ngo iki? Beige. Okay. Wishati yari. Ndabona usa nk'uwongorera mugenzi wawe, umubwira ngo Imana yaburetse urayibona wowe, unogere ngo ni imikino, uburetse urebe ubwaje. None undi ati ni ibiki bigiye kuba? Ninde wabajyanye kwicara inyuma? Tawe twaje twicara hano. Niwe musanzwe mwicara, niwe mukunda kwicarira? Ni ubwa mbere twaje. Ni ubwa mbere. Usanzwe nzi? Oya. Ko wari kumuganira nk'unzi washakaga iki? Najyaga mbabona kuri televiziyo, ariko n'ubwa mbere mbabanye amaso ku maso. Nuko ringwe n'umyambire. Hanyuma utaraza ndashaka kukubwira uwo mugenzi wawe rero. Ndamubona yambaye amashapure. Ishapure yambarwa n'umukatolika. Iwabo ni abarokore cyane. Umupapa we ndabona ashaje. Muri uko gusaza niwe mukobwa mukuru wanyu? Yego. Uwa kabiri mwamubyaye ryari ni gato? Niwe bucura. Byari byagoranye? Oya. Uwa kabiri mwamubyaye nyine ariwe mukobwa wa nyuma yaje, ari nkaho mutateganye ko azavaho umukobwa niwe wari umukobwa wa mbere wanyu? Yego. Kwa padiri rero bazamura, kwa pastor bazamura ibiganza. Good. Papa warashaje? Yego. Ndamubona ari umufonctionnaire. Kandi ubuzima bwe yakoreye ministeri, ibintu bya ministeri. Minedike niki? Minedike sari ministeri ra? Nubu ni Minedike? Yego. Papa wakora muri Minedike? Nigeze gukoramo kera. Okay. Wa mwana we Flora ninde? Ingewe. Ni wowe? Elohim Adonai Shama. Urabizi ko iwanyu mujya mugira amazi y'umugisha kwa padiri, sibyo? Urayaza amazi y'umugisha? Yego. Nanjye ndayafite amazi y'umugisha. Ugenda uyampere muzehe, ubwo uti n'umugabo wakumenye atakuzi, ariko hari ibintu bigomba kurangira ku mubiri wawe papa. Yego. Kuko Imana yavuganye nanjye. Amen. Hari impinduka zirahita ziba ku mubiri we, umubiri ukaba muzima. Kandi igihe cyo kuva mu mubiri ntikiragera, kuko Imana igomba kubanza kuguha ibyo yagusezeranije, nawe agataha yishimye. Amen. Abadayimoni barazitura ibyawe ntibazitura, babishaka batabishaka barazitura ntibazitura, bazitura urugo rwawe mu izina.
abasirimu bagira gutya guca baca amasiri ndabivuga nyine. Imana uje gushaka uyu mugoroba igiye guca amarembo 3 kugira ngo iri deni ubashe kurivamo. Igiye kukwitabarira y'ubwayo, kuko nubwo uri umunyantege nke ariko utinya Imana. Ibyo kuyitinya nibyo bitumye nayo itinyuka ibyabo, bitumye izitura bizinesi zawe 3, kuko umutima wawe ni wari uri hamwe, wari umeze nk'urwaye umutima, amarira n'amarira, ubuzima bwanze, nta gaciro ukifitiye muri wowe, ariko Uwiteka aguhaye icyizere, urazitiye ibyo byawe biziritse. Abarokore haleluya. Ejo turatangira amasengesho 3 zuzuye zitaburaho n'umunota, aho turatuyoboye n'abakozi b'Imana. Hanyuma 6 zuzuye umwana wahagarare mukuri kw'ijambo no mu mbaraga zawe, abari we uvuga, hanyuma we akora icyo umusabye. Reka ibyacu yatuzaniye bitubera impamba nzima. Tuzamuye ibiganza tuguha icyubahiro kandi tukomeye amashyi kubw'ijambo rimugiye kuduha mu izina rya Yesu, amen. Kanya mukampe gato, reka nsabe abaririmbyi 3 bafate bajye kuri mikrofone. Yirubasha yicyubahiro inganji wanazima ukunzi mwiza eshadai tuzasa. Haleluya. Abavuga ko ufite umutwe munini Yesu niyerekanwa. Abavuga kuri nyirabukara Yesu niyerekanwa. Abavuga kuri inzobe nka nyamweru Yesu niyerekanwa. Jambo ryambere abantu bamenye uzaba, icyo uzaba, uko uzitwa, uzaba bakwica hakirika. Jambo tugiye kuganira avuga ngo Imana irabishoboye. Imana igira gute? Nimugoroba twaganiye kuri he jambo yabikora, ariko reka mbaze, nta bantu baraye barose? Basa mugenzi umbwira ngo nta kintu warose. Yesu ashimwe cyane. Tugira gutya mu izina rya Yesu. Amazina yo ni yayandi, ni Hangarurema Innocent. Ikizina kinini cyane. Iyo ngiye kuri banki, abari muri banki barambaza ngo witwa nde? Hangarurema, ngo subiramo. Hangarurema, twandike ngo iki? Hanganga mukora akazi kanyu. None se twandike gute? Hangarurema. Kutise nyine bavuze gutyo. Tambwira nti kubera impamvu. Tugire gutya mu izina rya Yesu. Haleluya. Tugire
gusoma ijambo ry'Imana riboneka hano mu Bami ba kabiri. Bami ba kabiri niho tugiye gusoma ibice 13 n'umurongo wa 20. Ijambo riravuga ngo irabishoboye. Yesu ashimwe. Ngo bukeye Elisa arapfa, baramuhamba. Undi mwaka utashye, ibitero by'Abamowabu bitera icyo gihugu. Bukeye hariho abajyaga guhamba umuntu. Ni uguhamba, ntabwo ari ukuvuza. Uyu muntu yari yapfuye, tubyemere. Abajyaga guhamba umuntu baramukwa igitero kimwe, bajugunya uwo mupfu. Ni umupfu, ariko niko byanditse mu gituro cya Elisa. Nuko intumbi iguriye amagufa ya Elisa. Ako kanya uwo muntu arazuka, arabaduka, arahagarara. Komera Imana amashyi menshi cyane. Amen, amen, amen. Tugaruke hino gato mu Bami ba kabiri ibice 2. Mu Bami ba kabiri ibice 4 n'umurongo wa 38. Ndashaka kuvuga ku byakozwe na Elisa abikoreshejwe n'Imana yo mu ijuru. Ngo bukeye Elisa asubira i Gilugali. Icyo gihe hari harateye inzara nk'iri kwantuza. Hariho ubwo abana b'abahanuzi. Ubwo muri Bibiliya urahigama ahantu handitse ngo nk'iri kwantuza. Hariho abana b'abahanuzi bari bamwicaye imbere. Abwira umugaragu ati shyira inkono ivuga ku ziko. Iyi nkono iravuga. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ariko mwari muzi ko hariho keredi zivuga. Amen. Wari uzi ko hari umuntu wagutiza imyenda ivuga? Wari uzi ko hari igihe wakodesha mu gipangu kivuga? Iyo nkono yaravugaga. Ntabwo birivuga niba ari Icyongereza cyangwa se Igiswahili cyangwa se Kigande, ariko iravuga. Ni wowe uzi inkono yawe uburyo ivuga. Hepfo aravuga ngo kuziko utekere abana b'abahanuzi imboga 39. Umwe muri abo arasohoka, ari muri bo arasohoka, ajya ku gasozi gusoroma. Ahasanga umutanga, arawusoromaho intanga, areka umwenda we gutya, azuzuzamo, araza azicekera muri ya nkono batetsemo imboga. Kuko bari batabizi, bahishije barurira abo bagabo ngo barye. Bakirya izo mboga baraboroga bati yewe muntu w'Imana, mu nkono harimo uburozi. Ntibarusha bayiryaho. Aravuga ati nimunzanire ifu. Bazana ifu. Amen. Nimunzanire iki? Ifu. Aragenda ayijugunya mu nkono. Aravuga ati nimwarurire abantu birire. Nuko basanga nta kibi kikiri mu nkono. Dukomere Imana amashyi. Bakristo bene data, mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Nshimiye umushumba wanyu, ni inshuti yanjye kandi turakundana. Yesu ashimwe cyane. Ku
kuba ndi hano niwe kandi ni umuntu w'Imana. Bwira mugenzi umbwire ngo mw'iki gihugu twese turamwemera. Kereka we niba umwanga niyo mpamvu utabivuze, ariko niba umwanga ntacyo uzamugira. Si byose mbibutse ko abantu batwanga nta kindi barwaye, murabyibuka? Nta mwijima, nta kanseri, nta kindi. Yego, barwaye iki? Kuko bo ntimuzigera mukundana n'umunsi wa rimwe. Ijambo ry'Imana twasomye ryatubwiye ku nkuru z'uwo bita Elisa. Amen. Uyu mugabo Elisa ni umwe mu bagabo nkunda cyane. Amen. Cyambere Elisa yanganaga nka Inosa, barasaga. Uba witeze ibisubizo ukakira ibibazo, hari igihe uba witeze ibitangaza ukakira ibigeragezo, ariko nta kitagira iherezo. Zamuri Imana icyubahiro mu izina rya Yesu. Haleluya. Umudamu ati no, ntabwo bishoboka. Yari afite utwana tw'uduhungu n'udukobwa twari duhari. Umudamu arirukanka abibwira abasaza be, aragenda abibwira iwabo, imiryango iraterana, baragenda. Bageze hahandi basanga koko wa mugabo yapfuye. Ariko apfiriye hehe? Mu Mana. Yo, apfiriye hagana he? Tugira gutya mu izina rya Yesu. Urupfu rw'abakiranutsi ngo niyo bapfuye ntibapfa nk'abandi, ahubwo bagira gute? Barasinzira. Haleluya. Nicyo cyatumye Yesu yabwiye abigishwa, arababwira ati tugiye, ntabwo tugiye Betaniya kuzura uwagiye gukangura ugize gute? Usinziriye. Ntabwo yababwiye ngo tugiye kuzura, oya. Haleluya. Yababwiye ko bagiye kugira gute? Gukangura ugize gute? Usinziriye. Haleluya. Baramushyingura birarangira cyane. Bamara kumushyingura abantu bose baraza ku murambo, habaho gusezera. Bamwe bakajya baririmba bati nuko nyine aheza ni mu ijuru tuzahurirayo. Abandi bakaza bati yo yaramaze kuzana amatamadisi. Abandi bakongera bakaza bati muri kwa gusezera yo asa n'umwana disi bafite gatoya. Undi akaza aho gusezera ku murambo hagahita yitegereza umudamu ahari yifite umusaraba, akaza ati ku mugabo ho yapfa, ku murambo ntarebe, hagahita yirebera umugore ati humura nzakuba bugufi. Ngubwa. Haleluya. Ngo bimaze kurangira mu gitondo cya kare, hariho ibibazo bikomeye. Wa mudamu abuze ibyo kurya, agerageza kuba yajya kwitopesha. Yaragiye ajya kwa Karaveri, arababwira ati nimunkope isukari ngo nagiraga koma abana. Barakamukopa, baramubwira bati nta kibazo, uzayazana ryari? Ndati ejo bundi. Ahavuye ajya n'ahandi, aragenda yikopesha inyama, aragenda ajya n'ahandi yikopesha ubugari, aragenda agarutse mu rugo. Abana baramubwira bati mama turashaka sosiso. Kandi koko reka bazirire, se yajyaga zizana. Ngo mudamu ashaka azibona biramucanga, ngahita ajya kuri butike hafo cyangwa se aho bazicururiza. Arabwira ati nimumpe, harya bazicururiza ni muri butike, ni muri Arimata. Arabwira ati nimunkope. Bose baramukopa. Ayo maduka rero yari afite abayahagarariye. Yesu ashimwe cyane. Bari abagabo benshi, abagabo babo babyara b'umugabo, abo kwa onkere, babandi bo hafi aho. Ariko ntaho yatse ikintu na hamwe batakimuhaye, kuko bari bazi ko ninjoro baraza kumuhoza amarira. Bukeye mu gitondo, bwije ku mugoroba, ninjoro umwe araza ati muraho. Ndamara kingura ati biteze. Nyine nagira ngo ko ninge cyagiye waguhaye sosiso 16. Ndatese kuje kwishyuza ninjoro. No, nta kibazo naho waba utafite amafaranga twahwanyiriza. Mudamu atereka nkubwire kuko umwami wacu azadutabara. Haleluya. Haleluya.
uwo nguwo aragenda buracya haza undi ngo babonye wa mugore yaromatanye n'Imana atayivaho atayireka ngo mu gitondo cya kare bazinduka baje kwishyuza ari benshi. Mbwirira mugenzi umbwira ngo ibigeragezo byawe nibize n'ibyari bisigaye kwa nyina wabo nabyo nibize Imana ibirangirize rimwe. Abandi barimo bararira. Haleluya. Bibaho mu buzima n'abantu barapfuye n'abantu barapfuye na Beri yarapfuye noneho undi nawe uje kwishyuza azagira gutya yarapfuye ariko man kuki abagukorera ari bo bapfa cyane. Mama Gasaro ngwino nkubwire umutware wawe yarapfuye nawe bitababaje nashakaga twaduceri. Abantu bose benshi bakwegera ngo baragoza amarira ubwo barayongera ariko Imana yo mu ijuru igiye kuguhoza amarira igiye kuguhoza ndabwira ababyeyi ngo mugiye kuyahora ndabwira abagabo ngo mugiye kuyahora abasore bagiye kuyahora. Haleluya. Rotaya si lotele bomeni kontrere data wo mu ijuru mwashoboye. Undi ati nge bamfatiye ibiro 3 by'umuceri oya wimuntanga. Undi ati no kuba wumve sosiso n'ibiro 3 by'umuceri barabarwanira abana barabarwanira hahita haza abandi nabo baje kwishyuza. Umwe ati ngewe ndamujyana iwanjye undi ati ndamujyana iwanjye. Umugore ngo arabitegereza cyane aratekereza atari ko igihe umugabo wanjye atari mu rugo yari hehe igihe umugabo wanjye tutararanaga yabaga yaraye he. Haleluya. Ndongera nsubire muri rya jambo nababwiye nimugoroba ngo Imana twasenze ntabwo izaturaburiza Imana twasenze ntabwo izatwandagaza Imana twasenze ntabwo izadukoza isoni Imana twasenze ntizatuma duseba Imana twasenze izadukiza umwaku ntabwo izadusiga umwaku. Haleluya. Haleluya. Amen. Atena ngo abikuruye byose amaze kubyuzuza arababwira ati nimwitonde mbazanira amafaranga yanyu. Arababwira ati mwitonde mbazanira amafaranga yanyu. Ngo bimeza neza cyane bavuga bataba sha atayazanye umwana ndi bumujya bimeza neza cyane. Kinara bwana ribarikiwe ndashaka kukubwira ijambo rivuga ngo ibiguteye ubwoba habonetse ikindi kibitera ubwoba. Ibiguhahamura hari ikindi kigiye kubihahamura ibigukanga. Haleluya. Kinara bwana ribarikiwe. Haleluya. Imana igize gute irabishoboye. Ngo noneho arangije wa mudamu aragenda ngo baramutegereza abonye atinze aravuga ati nta mpamvu yo kujyana abana nyina atarabaduha induru zitavuga ngo bose barasezera barigendera. Wa mugore yagiye aragenda ati mfite aho ngiye kwishyuza. Ngo ajya kwa wa mugabo witwa Elisa wari sebuja w'umugabo we. Agezeyo ni bande baje kwa data kugira ibyo basaba data ni bande baje kwa data kugira ibyo babwira data ni bande. Haleluya. Kinara bwana ribarikiwe ngo amare kuhagera arakomanga. Elisa ati umva sha ndebera uwo muntu wari we. Mukozi aragenda arambwira ati ndabona ari umudamu ariko mu maso yahumuye. Elisa arongera araryama. Umugore ntafite aho kujya 40 irarangira hari ikintu Imana iremye 40 hari irarangira hari ikintu Imana igize gute hari ikintu. Haleluya. Uriya mugore ngo Elisa aramubaza ati bite byawe wa mugore uje kuntera mu gicuku ndacyaryamye dore amasaha ageze uje kunderanja umbujije amahoro. Umugore amubwira ati tuza vuga nurangiza nanjye ndavuga. Elisa arangije umugore ati nanjye mvuge. Undi ati umugabo wanjye
yari umugaragu wawe, mwirirwaga mugendana ku manywa na nijoro, mwarasangiraga, ntitwabaga turi kumwe. Umunsi nahingaga ntiyabaga ahari, ibyo abandi bagabo bakora we yabaga yagiye, none yarapfuye. Ikibazo abishyuza baje mu rugo kuko nafashe ibyo kurya ngaburira abana, none ngo barimo bashaka kutwara abana banje, none uragira ngo mbigenze nte? Elisa ati none suje kwishyuza umugabo wawe, ni njyewe mugabo wawe. Umugore atereka nkubwire, haleluya, inteko y'ijuru nizadukiranura hagati yanjye nawe. Elisa aramubwira ati umva wa mugore we, wavuye hano ukagenda cyangwa ngahamagara abakozi bakagusohora. Umugore aramubwira ati ntabwo nava imbere yawe nta gisubizo ngize gute mpavanye. Ababaye imbere y'Imana ntabwo izabasezerera idafite ikikoze, idafite ikisohoje. Aya masengesho ari mu mugambi w'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Umugore ngo Elisa abonye ko atagenda, Elisa arahindukira avuga ati reka mwereke, mubaze niba hari icyo agiriwe mu rugo. Nimubaza nkasanga afite televiziyo, namubwira ngo genda uyigurishe wishyura amadeni. Nimubaza nkasanga afite igitanda cyiza cya ribuyu, aragenda kigurishe. Ahita azayiruka aramubwira, amadatuza icyifuzo cyawe cyo nacyumvishe. Ubundi nkubaze, iwawe mu rugo uhagira iki? Umugore arimwitegeza amubwira ati uzi ko ashaka kumpenda ubwenge we. Aravuga ati nta kintu mpagira. Elisa aravuga ati ndamutegera kuki? Nta n'ameza, nta n'akabati. Umugore ati nta bihari uretse ibideni bihari. Elisa ngo aramwitegereza aramubwira ngo ngaho genda ujye mu baturanyi ujye gutira ibibindi babiguhe, ntutire bike uzane byinshi, ndaza kukwereka icyo ndi bukore. Asifa Yesu tena. Mbwirira mugenzi mbwira ngo hari ibitangaza bizanwa no kumvira, hari ibitangaza bizanwa no kugira gute no kumvira. Ngo umugore ahita yirukanka aragenda, ntabwo yasubiye mu rugo, yaragiye. Muraho neza, narinje kubati ikibindi. Uti naringize ngo nubugaruje kunsaba. Naringize ngo nubugaruje. Ibi bindi byo bitwaye nushaka utware bitanga. Ibi bindi byo bitwaye nushaka utware bitanga. Haleluya. Haraho wajya kuga mugira ngo ureko byahiye musangire, wahagera imvura irimo iragwa bakagutiza umutaka batigenda. Ibiryo bihenze kurusha umutaka. Muraho neza, narinje ngo muntize ikibindi. Uti naringize ngo nikahungu ushaka. Naringize ngo nikahungu ushaka. Ibindi tora ubyo ushaka. Ibindi tora. Ngo umudamu barabimuhaye. Ibintu abantu baguha babona ko bidashinga, Imana igiye kubi. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, wadepoza baguhamagara abantu bagasigara bango kariya kazi sazagashobora. Ngerega dufite amakuru k'amashuri yize atamwemera kugakora. Umva nkubwire, kariya uzakigiramo bajye baza basanga umushahara urawufata, wabongera bagaruka basanga urawufata, bagaruka bongera basange uracyawufata. Yes, ngo yabonye fiance, ngo mvaye ngarabukoze n'ukuri, ngo basezeraniye, ngo basezerane kumuhima muri Patmos, ngo kagakobwa se ngo nako kabonye ngo karongowe maze ati ngo hariya kwa ntuza ngo azarumaramo kangahise. Umva rugeremo nkwereke, rugeremo nkwereke, rugeremo Imana iri kwicazemo urubyiriho. Haleluya, uruhagararemo ibintu abantu babona bitabaho nibyo bigiye kugira. Shesha amazi iminsi nararwaye mu nda bitewe no kutabona agafirite. Ikintu cyakurikiye, amen atena, ngo bigira inama yo kuza kwishyuza. Ngo bageze kwa rwa rugo hamwe bari batuwe baza kwishyuza, baza guteza akavuyo, basanga kapa kometse ku nzu kavuga ngo hano hari amavuta, hano hari amavuta, hano hari, nimuvuga cyane ngo hano hari amavuta, mwongera cyane ngo hano hari amavuta, mwongera ngo hano hari amavuta. Haleluya. Uwambera komanda washubijwe rata aranabigendera. Haleluya. Amen. Buriya Imana izasubiza abantu cyane. Hari umudamu wishyiraho igitenge yacyambara akagomba kugishyiraho n'imigozi, ukagira ngo agiye kubyina mu ntore. Arazengurutse agapfundikira akongera akagaruka akazirikira kubera ntaho gifata. Nta bene ibi ntabi ndakurahiye nuko kandi nabwacunze nabi yabyina nk'abandi kikamanuka. Ariko hari n'ugifa ariko ntawe ufite igitenge di, ntawe ugifite. Yo murabase namubonye wakizanye.
ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Mama mbabarira nkubashye ngwino. Ndakubashye mama wanje. Murebe inyuma. Mwihangane mama. Humura. Ngwino rata ngwino ariko ubundi ufite ikibazo. Kejo bundi hari ibintu Imana igiye gukora. Uyireba ariko wifata ngaho genda. Wigifata ariko hafi. Ariko noneho do. Uratureba. Do. Wifata aho genda urebe ko hari aho kijya. Genda ureba. Cyangwa gitese kigifite aho gifata, gifite aho gihagaze. Ureba usurona yafashe. Ngo bakomanga inshuro 20 ukoraho ukagira gutya kuki mutagira uburere. Uwambere atoya njewe narinje kubaza niba hano ariho bagurisha amavuta. Undati ni hano nta hano. Niyo mushaka litiro zingahe? Undati nshaka litiro nk'eshanu. Undati litiro y'iguha. Undati mbabarira uyame. Undati harya nkuri mangahe? Undimo 2600. Kuyo nari nkurimo kuguha litiro urashyiraho 2200. Amen atena. Haleluya. Baremera barayajyana. Amadeni arangira vuba kugira ngo iyi nzu y'uyu mugore isigarane sitoke. Nta gahunda Imana ifite yo kuguhombya ahubwo igiye kukongerera. Haleluya. Amadeni ya wa mugore ararangira. Hari abantu Imana igiye kwishurira. Hari Imana igiye kwishurira. Ndabona Imana igiye kwishura. Haleluya. Ngo nuko Elisa ngo yari kumwe n'abagabo, yari kumwe n'abantu benshi, ngo hari igihe cy'inzara gikomeye, ngo abantu bahura n'ibibazo, ngo Elisa arangije ngahamagara umwe mu bagaragu aravuga ati genda uzane imboga utekera abantu ibyo kurya. Ngaragenda imboga arazizana. Mu rugo rwawe ugirirwe neza, mu kazi kawe ugirirwe neza, ugira inzozi nshya uhereye none kugera iteka ryose.